uri kwirukanswa n'iki? Ndarutse wo gufuna papa. Ndatorotse nurutse sayidi. Nzakomeza kwicara uri kurindagiza umwana wanjye. Ariko ngewe umwana wanjye. Cyangwa se ngewe mu bayobozi. Wagenda. Umwana ibyangombwa bigaragaza ko ari uwawe birahari. Umwana wawe aramuguha. Kwanza ndanabihinda. Ngo iki? Na hantu ngiye nyigiye. Ubu se ndaba ngiye kuburana iki? Mwamaze gutanga ruswa, mwamaze gutanga amafaranga, uri kumva? Ufite ibipapuro, ngendagiye n'amaboko, ubwo se ndagenda mvuga ko mfite iki? Ariko ngiye ntanga ruswa, ntitugiye mu bayobozi. Cyangwa se ugize ubwoba ko ubona tugiye kugerayo. Tugenda noneho byemeza iyo ruswa ukuntu nayita. Uyu si umuyobozi. Ye na hantu ndibuge. Ariko soma, mundi urashaka iki? Uri murazunguza ubuyobozi, uri murazunguza abantu babagabo, watekereje neza. Muri aka kanya ibi byangombwa biragaragaza ko uyu mwana ari uwe. Papa, uyu mwana ni uwawe, ujyane nawe. Ahubwo ibyo ukomeza kwigira ndeke kuzakomeza ukabyigira. Ariko ubundi reka ngiye nkwibariza. Nawe baguhaye ruswa, baguhaye amafaranga, niyo mpamvu uri kugomeza unzengurutsa. Somani, nuwongere kugarura ijambo ruswa. Ngewe nshinzwe gukurikirana ibirego by'abaturage kandi nkabikemura nk'uko biri. Ukuri kurigaragaza. Tanga umwana w'abandi. Mundi uretse gutekereza nawe urabona uyu mwana ari uwawe. Ariko ubundi urifuza iki mu by'ukuri? Tugukorera ikibazo. Ko nakwirutseho nagize gute? Nkabana urabona njye ndi igicucu ku buryo najya gukoresha ibintu nk'ibi. Ni iki wifuza mu by'ukuri? Izi si impapuro. Ikintu ushaka mu by'ukuri. Izo mpapuro ntago nzemera. Uretse amananiza gusa. Uramubona ariko. Ngiye ikintu ushaka kuvuga. Muri aka kanya kuno uri kudutesha umutwe ngiye gufata umwanzuro utari buhinduke. Niba utaza ngo tujye ku murenge, uyu mupapa arajyana n'umwana we. Ariko ubundi urifuza iki mu by'ukuri? Ko ntako nagize nakwirutseho nagize gute? Urashaka iki mu by'ukuri? Ese ubundi kuki mutahamagara nyina w'umwana? Uri kumva? Ngo abe ari uvuga wamuteye inda. Mukagomeza muzenguruka mutanga amafaranga mutanga mu ruswa kugira ngo munwarire umwana. Sumani, ngiye gufata umwanzuro aka kanya. Niba utaza ngo tujye ku murenge. Yaho bigeze ari ni umwana mukuru. Ubu ntago ngende bwongere kumubwira ngo ni mushorere mujyane. We niyitiremo nimba tukomezanya cyangwa subirane nawe. Naho ubundi ngiye mfite ibimenyetso. Nimba yumva ko dukomezanya naze tugende cyangwa se musubirane. Cyakoze. Rero ngiye nimba temera ko tujye ku murenge. Ndakomeza nigendere. Ari bamaze gutanga amafaranga bagejeje ku murenge urukumva. Baragira ngo bakuntware. Tugere nyine tubirebe. Nje naho nshobora kujya amaze gutanga amafaranga n'ubundi birapfa ubusa. Wagiye ku murenge tukabireba. Ujye ku murenge cyangwa ujyane na Sumani. Banza unyumve. Ufite ikibazo mu mutwe. Ibyo bya ruswa ntabwo ari byo turi kugena nta nibihari. Ubu ikintu gihari zira mpapuro ziragaragaza ko umwana ari uyu mupapa. Waretse umwana akajyana natwe ko ari ibintu bigaragara. Nkubu urashaka iki? Dukomeze ku murenge babidufashemo. Ntabwo ngiye njyayo. Muyoba ari kudutakariza n'umwanya katwigendere ubwo umwana nawe nafata umwanzuro ubu. Niba tujyana nawe nambwira. Ngiye natemera ko tujye ku murenge. Ngiye twigendere. Kwikomereza. Ari kuko nziza kuko nta mafaranga mfite. Ariko nanjye sha na ntibashobora gusinzira.
ni karibu. Uramuzanye se? Yewe Mana twasenze subije amasenze. Haleluya Mana ushimwe no kuri boss ndishimye rero. Ariko sari wihinduye inyatura wirwa wirukanka ko hano hari ibiryo hari ikintu cyo kurya. Abayobozi baramumpaye nyine kuri kwimana. Hano hari icyo kurya hari icyo kunywa wihindura inyatura wa mwana we kufite sugukunda koko turagukunda no kuri kwimana. Karibu mu. Ahubwo umva noneho ugenda utegura uturyo twiza tworoheje sibyo? Arashonje pe. Bose sitoke ibintu byashizemo ariko ibintu nta birimo rwose. Kongo iki? Ariko se iyi nzu ibamo amagini cyangwa ibiryo bijya he? Stoke yejo bundi na iracize. Ega boss turarya twarabyibushye tumeze neza n'abana rega bariyongereye boss. Oya ibi bintu bikwiye gusubirwa. Kuri ntago njewe ubuse ibi nibiki. Kandi duteka byishire bana mabuja nibwo kibyara kugira ngo rwose sawa eka genda hara ku ibotike baguheje cyangwa se amata sunga n'amata urebe utuntu nyine tw'imbuto muzanye. Ishimye kubona hari no kuri kwe naye ibintu bya stoke tugomba kubisubiramo bose twarashimishije rwose ariko shimishijwe n'umwana utarutse kagabo kari karamutwara ko se hari waje ukarya umwana wa mama kwana hari ibyo kurya byiza koko ariko barakuzanye hindura inyatura kubere ndamuzanye n'abayobozi baramumpaye. nzeye kutazongera kugenda abayobozi bwanshizemo. papa wawe nizeye ko amubonye kandi aragukunda. Hari ni karibu rero bakwite urarugama ari warananutse yari yabaye ingetura Ntabwo nibitekereza nanjye uburozi bwanshizemo. yabaye ingetura nako n'umuhini hano uraje genze bitese yes harya sinakubwiye n'abayobozi bamumpaye birarangira bamuguha neza nta ya rega nicyo ubuyobozi buberaho buramuguha neza nta zindi mananiza yes ikintu cyose hene kisajije ibaze ko kagarukiye no mu nzira twe turagenda ko twageze mu nzira karisaza ma ntaho ngigiye ashaka ikize kahise gasubira ariko ubundi burayabona gabyara ari gute pepe reba kurukingana nagakurika aranagasumba abantu nta nubwo biyava akibaza ibintu yadukoze ndi kumwe n'umuyobozi ra ahubwo wabura gutashe tu akumana agushize ko duteshaga mu twabizi neza ko atari umwana we yarese mbona ko ari ya mitwe yako nyine cyane shaka ko tubaho amafaranga ora niki nakagegera karaho Mubona kamwawe nyine wasanga n'ibyo bintu katazi n'ibyari byo ntago azi ko bapima abantu bakamenya ko abantu bafite n'isano aribwirwa n'icyo uribona ari ishuri yigeze uri cyo kuradutesheje umutwe sheri yaraduhagereba nk'ukuntu yadindije umwana ishuri ubu ngubu se wamugara akaduha n'indi shaka babaro nta kimana ishimwe ko ari kuba yemeye ko ndi papa we nawe yabyemeye noneho yabyemeye yabyanga se ahubwo mbwira kandi iki kibazo sheri sinzongera kukikubaza ibiryo bijya he stoke kwisigaye ishira hadashize n'iminsi ibiri bijya he muri inzu hasigaye habamo amagini nawe wabimenya ibyo bintu nanjye bingeze hano turahaha ikintu ubu nitwa umufuka w'umuceri wamara hano icyumweru kimwe turi bangahe se nanjye uko byandambeshe isukari yarashize imyunyu yarashize ibintu byose byashize iyo mbaje gihozo yitera hejuru ntago azi n'ahantu na hamwe biri cyangwa se gabigurisha nanjye icyo kintu naketse ahubwo se abakozi nk'abari bakura kuraheze z'abantu babandangira mwese bakurangira buri munsi abakozi b'ibigoryi gusa ntuse mbanzi ko bose baza biyerobeka mbazi ibice yabo ntuse umuntu yaza kwaka akazubuka kamwe ngara rwara kugara wazanye nuruzanye nurango ni igihe cyo zira mubona yuzura mu mutwe wundi nasigaye afite imico ntazi aragenda gatanu nimugoroba kandi nijoro ngiye numva afunguye ejo bundi ntiyansabye imbabazi ambwira ngo ntibizongera wamenya ashobora kuba afite ahantu hanze bamushuka ikibazo ibintu duhaha bijya he uziko najya kureba amata ngo njye gukora agakoma ninywere nsanga amata yarashize ejo bundi warazanye ikarito ibi ngibi sinzi ni ukubishakira umuti nawe ubundi ntabwo byazakomeza gutya nanjye rwose ibi bintu nanjye narinzi ko ndi bubikubwire byancanze byanyobeye kanjye nitera utuzi nyine ahubwo sheri ko hari ikindi nshaka tuza kuganiraho oya sheri ndananiwe cyane waretse kwicisha amatsiko ndaje nikumbwire ka mbaze n'icyo utuzi sawa sheri
sheri siko nanjye uyu munsi navuye gushaka akazi nkaba nabonye akazi ejo bundi warantutse maze iminsi ngatigita ubu nabonye akazi sha Imana ishimwe n'ukuri kandi habwa ikibero nari nanabisenge mvuga ati umujama nakabwa oya nanabihisemo kuva mu rukundo nawe murasheri ubu ngubu nabonye akazi ubu nanjye ngiye kujya nkwatsa nubwo ari make umeze nk'umuhari ikibazo cyawe ujye ntuka umeze nk'umuhari meze nk'umuhanya baba we meze nk'umuhanya nkuzanira ubutoki nkuzanira ibitoki nkuzanire n'umunyu koko wari usigaje kumwe nkuzanire n'ikariso warakoze yo kujya wambara waranyambye ikiragihe naho imeze nabi meze nk'umugata warumye koko waramenetse amazi ariko ubu ngubu nabonye akazi sheri k'ibihumbi 100 Imana ishimwe ubu ngubu urabona rwose ntabwo uzongera kungwa nahembwaga nkagura ibyo nkuzanira urya nta dufaranga nashyiraga ku mufuka naba narahembwa ngafata ry'abandi nkakuzanira uri kumva nemaze ku baba we Imana ishimwe kubabonye akazi ndagushimira cyane wangiriye neza n'ukuri ariko ubu ngubu nanjye wizere ko ningiye ukurikiyeho ahubwo iyo neza nakugiriye uzayigiriye abandi nawe sibyo ntuzayibagirwe ko nakugaburiye nawe uzajya ugaburira abandi kandi bashonje sibyo ibyo ni ibisanzwe shiri nzajya mbikora nuko kugira ngo rero tuzabane nk'uko kumbwira ngo urankunda sanze ubaka inzu ya tunusasi urayizi shiri tunusasi ni ibiki mbagaranyo shiri mimi nakupenda sana mbagaranyo ariko iby'inzu tofayo mbagaranyo unyagaranyo mbagaranyo shadange ndagukunda cyane jotemete nuko rero ikibazo nuko ntazi icyongereza naye nkubwira mu cyongereza subu nanjye ko nkize ariko nzagaswaye nzajya kubwira ati mimi nakupenda sana nanjye mvuga ngo mbagaranyo ndavuga ati yasi mbagaranyo yasi tofayo ako sheme nyurankunda cyane umva ntabwo umuhungu udakora nicyo kibazo urumva udakora buriya nabonaga hari ikibazo uri kumva ariko ubwo wabonye akazi genda witeze imbere ukore nanjye ayo mafaranga ni menshi kana kasinziriye Wengi sinzira byantesheje umutwe yego cyo mu sinzi kuri mwana se tanchura nego rwose rugusetse ego kushira wayo tiri abantu hose uciye ngo nandi muni twajya muri kakanu ko kuri iPhone neza sheri nanje kumara amatsiko nyine cyako tuganira ibintu biri serious gusa alhamdulillah ikibazo cyanza cyagiye ku ruhande cya ari nicyo cyari kimbabaje nicyo cyari ntabwo nasinziraga ngira ngo urabizi birumvikana kubeza kubura umwana wawe kandi umureba neza ari wawe ntakundi nyine ariko Imana ishimwe ko nabitsinze rero ikintu nashaka kubwira ndashaka dupangire by'indoha sheri ntabwo twakomeza kubana gutya nyine bitazwi bitari no mu mategeko umwana agakura koko no sheri funga indoha ntabwo ari ibintu bitinda cyangwa hanjye ntabwo bitinda ntuye ntabwo ni ukuzana abasheri ufunga nabikora nteruye umwana oya abandi se ntibamuterura bashiki banjye bamuterura zakubita inkoni ijana nyine nzi kubitwa hakiri kare zibe zihora ikindi mama yampamagaye nawe arashaka kuza kundeba ashaka kumenya kabona n'umwana ko sindamwereka umwana sibyo wishira ubuse ndamureba gute kuko ndamuhikise washatse oya ibintu bya gift ubyihoreye uzaba uyimuha na nyuma nta kibazo kuko nawe afite amatsiko yo kumenya shiri wanjye umwana urumva mama nyine nawe mfite amatsiko kubona amabuka usaza kunkunda be sheri guri mwiza urumva yakwanga merci rero nakana kacu baza gukunda cyane ndabyizeye yeah of course ariko ndambara ikintu
wambara ibisanzwe tuyizi. Batanshishamo ijisho. Oya. Reka nitegura ahubwo. Yewe ba witegura mbwire nawe abakobwa batekere mama. Ubwo najya kuza ndakubwira. Sibyo? uzajya wizigamira kugira ngo nejo bundi aya mafaranga wizigamira azakugoboka sibyo kubera ko nanjye udufaranga nkorera ngira kucyanga nizigamira kugira ngo ndebe burya iminsi ibyari dahatse no kuri kw'Imana inzara irarya uza ahantu yaringeze wajya guza ugasanga ikwayura ariko nawe wambaye hafi niyo mpamvu nzahora nkuzirikana kandi nibyo wankoreye udukorwa tw'ubusheri rwose aho wasizemo n'ikivandimwe kirenze iby'ubusheri kandi nibyo uko mfite amabuja mu kirere kandi ufite ibye ufite amafaranga no kuri kw'Imana ubundi ibintu nakuzaniye ni byinshi ibitoki ibitunguru nuko abafite amafaranga bakize ariko mabuja ndamukunda ariko rero wangomesheje mabuja ashobora kubushaka kambura na boss ugasanga ni kuri kw'Imana barabantu ndabakunda bashobora kuba bambuza bantumye ibintu by'umwana wabo yarigize umugati yarigize umuhari yirirwa yirukanka yabonetse bantumye ji oya Ali, mvana nguvi. Se bagwaye ibiryo? Yes. Bari? Wa mukobwa ari yese? Ndetse ugiye kumwaya nagaragara. Yose nagaragara. Umukobwa none afite kibazo. Kuva yagenda ntagaragaruka. Ntagarava guhaha. Sabu ugiye ndaje. Dio, ngwino hano. Dio, nagira ngo nkubaze kandi umbwize ukuri. Sibyo? Ikintu gisigaye iyo ugiye hanze ikintu siga kikurangaza ni iki usigaye uti igihe wagendeye ko amasaha atarashize abantu barashonje babuze umuntu bagaburira bose nagiye ahantu ngiye guhahira hariya sanga hari abantu benshi ngiye guhahira ahandi asubira hirya nabo masanga abantu benshi none se aho uhahira nta zindi botike zihari cyangwa se ahandi bacuruza ibyo wari ukeneye sinzi ngo habaye umuganda ngo barimo yo twumvika wishaka kumbesha Jeho ikintu ugiye kunkorera ni kimwe kandi nta magambo menshi ntakubura nagiye nkubabarira incuro nyinshi sibyo mbabarira genda ufata ibyawe icyo uzi cyo ari icyawe hano muri rugo umbwire n'amafaranga umbwire n'iminsi warumaze iminsi ukora ibyo byo gupfukama ngewe nta umva aho bigeze ndarambiwe ukuri kw'Imana winyirukana nuko nagiye nkasanga ngo ni umuganda nushakurire amantuza ibiki ibyo birakureba ubigeze ndarambiwe cyangwa se usigaye ugenda wari uri gushaka baba komisioneri ugurisha ibintu byanjye stoke gusigaye muyimara nukuri kw'Imana ngo ni umuganda wabaye abantu ngo barimo bakinga nyine umuganda wabaye muri ako gace utabaye hano ni muganda nyabaki wabaye muri iyo botike gusa ko numvise bavuga abashuza Yecho nkubwiye n'iki numara kurira
ugende ufata utwawe ugende umbwire n'iminsi umaze iminsi ukora ngo amafaranga yawe ndarambiwe ndananiwe bosi imbabazi ni ukuri kw'Imana na Yesu yababariye abantu bo mu isi b'abanyabyaha abagirira imbabazi ni ukuri ntabwo nzongera gutinda basi ni ukuri nakubwiye ngo numara kurira wumva utuje uhaguruka nyura muri uriya muryango wabonye nambwira amafaranga nkugomba bosi ubu inzara mu cyaro nayikizwa n'iki koko kubona niriraga koko kubona nibonera gutuntu nkiyitamirira ubu nabigirane koko ni ukuri ngirira imbabazi ba erega mwese ni uko mwaje hano ntihakoraga abandi se dore namaze kubyibuha none ugiye kunyirukana umaze kubyibuha genda nyine numara kunanuka ubwo zamenya ubwenge ubongere nangwa agakoma gafite isukari ni ukuri winyirukana mbasi ngirira impuhwe ni ukuri mbabarira amakosa yanjye basi ni ukuri kw'Imana dore shyize umutwe hasi dore ni ukuri kw'Imana ngo aya masegonda 30 yo kurira nuyamara uramenye icyo gukora mbabarira ni ukuri kw'Imana ngirira imbabazi ese ibi ni byo byabahejeje Kigali mwana dore